neza. Yesu agira neza. Igize neza rero ko usanga abagabo abonye umukunzi witwa Chantal. Rero bari bazi Chantal, ntekereza ko ushobora kuba hari abasore bagiye iwabo bamara kugerayo no kuvuga bikabananira, baba barafashe icyemezo cyo kuzasubirayo, kugira ngo babwire yuko guhera kuri iyi tariki yego nasubire mu isaha ubwo muzajya kurebera ahandi, nibwo rero bari bazi Samweli ko ashobora kuzavuga ijambo ryiza ry'urukundo ryarangiye. Uwo yaribwiye aramuberetse, uyu Chantal. Ubwo gisigaye natwe nk'itorero, ese murabemera yuko batangira umushinga w'ubukwe? Murabihamije ibiganza. Chantal rero nawe isanga abagabo, ijambo muze kubwira abandi, ubwo ndabona niba mwararyumvishije sinzi, ariko biragaragara ko muze nk'abaryumvishije. Santimetero izo ngeneyemo ni izo mu gihe tutarabasezeranya. Chantal ni umudiyakoni, umuntu uzi iby'itorero cyane, ntabwo azagutetereza kuko n'umwe dufatanije kuyobora itorero. Niba Chantal umudiyakoni umusatsi nta bikabyo uzashyiramo, ndabizi uzashyiramo ibikabyo cyangwa mu marene agufite ngo bawubuhamo bakabishyiramo ibintu nk'ibyo. Uwo marene nakubwira atyo uzamubwira ati ibyo bintu ntabwo twebwe twabimenyereye. Dawidi agiye ku rugamba bamuhaye imyenda y'urugamba, yabwiye